Ndabasuhuje inshuti bakunze Ibibyaro TV mudahwema kudukurikirana aho mugiye muherereye hose mu mpande z'igihugu. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, kandi Imana ikomeze ibarinde, kandi Imana ikomeze ibahe umugisha mu byo mugerageza gukora byose. Iyi ni inkuru y'akababaro, iyi ni inkuru yababaje abatari bakeya hano mu Rwanda. Iyi ni inkuru nk'uko mwagiye mubyumva cyangwa se mubibona amafoto agenda acicikana. Umubyeyi wa Niyo Bosco yabashije kuba yakitaba Imana. Niyo Bosco yagiye anivugira ko ari byo bya mbere bishobora kuba bimubabaje. Rero ubu bagiye kumuherekeza cyangwa se bagiye kumufata mu kagongo bamuhumuriza bavuga ati ihangane, ibi niko bigenda, twese niyo nzira. Ubwo hari hahuriyeyo ibyamamare bigiye bitandukanye, harimo Dr Nsabe, Dorcas, Bwiza ndetse na Philipita. Ibyo ni ibyamamare bye byagiye kumufata mu kagongo bamubwira ati ihangane, ihangane, twese dutuye munsi kandi amaherezo tuzaja mu gitaka. Uyu rero Niyo Bosco yagiye atanga amateka ye, agenda avuga ati ubwo papa yari arwaye ntanabashije kuhaboneka, bikaba wenda ari nayo mpamvu byatumye agenda, ariko nubwo natari mpari hari indi miryango yanje ihari yagombaga kumwitaho, dore ko banagiye bavuga ko batamwitayeho bihagije. Ariko Niyo Bosco ibi bintu byaramubabaje, byaramushenguye cyane, bigezaho anarira, amarira akamanuka ku matama agira ati papa mbabarira kuba natari mpari ngo nkwiteho, wenda hari icyo byo biratanga ukaba warenzaho n'umunsi umwe cyangwa se ibiri, cyangwa se ukanagenda tuvuganye umpaye n'impanuro. Ariko uyu Niyo Bosco ntari we gusa wari witabiriye uyu muhango wo gushingura, harimo abandi benshi bagiye batanga ubuhamya, baravuga ati kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ubwo ni bamwe basenga cyane bagiye bavuga ati mwese uko muri aha ubu mwese muri abakandida, ubu ejo ushobora kugenda cyangwa se ejo bundi. Ubwo rero iyeze cyangwa se ihanagureho ibyaha, kandi uve no mu bibi uri gukora, uri kubona bitatuma uja mu ijuru. Ubwo rero kandi mukomeze mwizere Imana, kuko niwe murengezi wenyine dufite, kandi niyo ishobora kugutabara mu bibazo nk'ibi. Ati nk'ubu Niyo Bosco uri kubona ko ari mu gahinda gakomeye cyane, ubu Uwiteka Imana iramufasha kandi iramuhumuriza. Rero bakunzi b'Ibyaro TV, ayo ni amagambo yagiye avugwa muri bamwe bitabiriye uyu muhango. Ariko hari n'ibyo byamamare byagiye bivuga ati Niyo Bosco uri inshuti yacu, uradufasha mu buzima bwa buri munsi. By'umwihariko uwo bita Dorcas yagiye amushimira ati nawe Niyo Bosco wikishinja icyaha, nta mutima mubi uba ufite. Reka rero kwishinja icyaha uvuga ati ibi byose ni wowe wabiteye, hoya, kuko tukuziho umutima mwiza. Rero inshuti bakunze twakomeje kubana muri iki kiganiro, niba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro tuza tubagezaho bize bibageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, mukomeze mugubwe neza, kandi Imana ikomeze ibafashe mu byo mugerageza gukora byose. Ciao ciao.